Iyo mu gihugu cy'abusi hari umugabo witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye kandi yubahaga Imana akirinda ibibi byose, yahawe umugisha n'Imana. Iyo mu gihugu cy'abusi hari umugabo witwa Yobu, yari umukiranutsi utunganye kandi yubahaga Imana akirinda ibibi byose, yahawe umugisha n'Imana. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati, watutse iyo Mana maze nawe ukifira. Yobu aramubwira ati, navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Twese niduhura n'ibyago n'imitego ya Satani, duhungire ku Mwami Yesu. Natwe niduhura n'ibyago n'imitego ya Satani, duhungire ku Mwami Yesu. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye, nawe ntazadutererana. Nawe nuhura n'ibyago n'imitego ya Satani, uhungire ku Mwami Yesu. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi agufitiye, nawe ntazagutererana. Nanjye nimpura n'ibyago n'imitego ya Satani, nzahungira ku Mwami Yesu. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi amfitiye, nawe ntazantererana. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati, watutse iyo Mana maze nawe ukifira. Yobu aramubwira ati, navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Byose byatanzwe n'Uwiteka. Natwe niduhura n'ibyago n'imitego ya Satani, duhungire ku Mwami Yesu. Kubw'urukundo rwe rwinshi n'imbabazi adufitiye, nawe ntazadutererana. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati, watutse iyo Mana maze nawe ukifira. Yobu aramubwira, navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama ndasubira mu nda y'isi, byose byatanzwe n'Uwiteka.